inshuti bavandimwe mukurikira gahunda zacu, shalom, nimugire amahoro. Nk'uko bisanzwe ni Padiri Dominique Mungeri ubasuhuza, tubahaye ikaze. Kuva tariki ya 4 Nyakanga kugeza ku ya 5 twakoze urugendo mu burasirazuba bw'Ubutaliyani. Nk'uko twari twarabisezeranyije abanyamuryango bacu, ndavuga abiyandikije kuri uyu murongo nyogezabutumwa, bakemeza gusangiza abandi ibiganiro byacu, bakanakanda ku gikumwe. Twari twabateguje ko tuzabakorera ikiganiro kuri Mutagatifu Padiri Pio ukomeje gukora ibitangaza byinshi cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Rero twabagereye kwa Mutagatifu Padiri Pio ku ngoro ye, tugera aho umubiri we uri. Twahagurutse i Roma, dufata gare ya moshi igana i Bari mu burasirazuba bw'Ubutaliyani nk'uko mubibona ku ikarita, ariko tukaba twaragombaga kuviramo ahitwa Foggia, maze tugafata bisi nini cyane itugeza neza kwa Mutagatifu Padiri Pio. Ni urugendo rwa kilometero 380, bivuze ko ari nko kuva i Cyangugu ukarenga i Nyagatare, dore ko ho batubwira ko hafite intera ya kilometero 366. Ikinyuranyo ni kilometero 14 gusa. Nubwo ari kure, nyamara gari ya moshi hanyaruka mu masaha atarenze 4 yonyine. Ni mu misozi miremire nka ya yindi Bikira Mariya yatereye ajya gusura mubyara we Elizabeth Mutagatifu. Ni urugendo rutoroshye ko bw'ibyiyumviro by'umubiri, ariko ku bwa roho rufite agaciro gakomeye. Niyo mpamvu twagombaga kurukora. Mutagatifu Padiri Pio turimo kujya gusura yavutse yitwa Francesco Furigione. Francesco nibyo zina yabatijwe, nawe izina rye rya Padiri Pio akaba yararihawe n'umuryango w'abihayimana w'abakapucini yari yarinjiyemo, ari nawo yapfiriyemo. Yavutse mu kwa 25 Gicurasi 1887, yitaba Imana kwa 23 z'ukwezi kwa 9 1968, nyuma ya konsili ya kabiri yabereye Vatikani. Yaguye nyine ahitwa San Giovanni Rotondo, ari nawe umubiri we uri uyu munsi. Ni umusaseridoti wari wararunduriye ubuzima bwe mu isengesho. Yagizwe umuhire ejo bundi mu mwaka wa 1999, naho Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa II amushyira mu rwego rw'abatagatifu vuba aha mu mwaka wa 2002. Ni ukuvuga ko hashize imyaka 20 abaye umutagatifu. Yizihizwa tariki ya 23 z'ukwa 9 buri mwaka. Kera kabaye gari ya moshi yangejeje Foggia, maze hamwe n'abandi dusangiye urugendo twinjira muri ya bisi twerekeza San Giovanni Rotonda ku ngoro ya Mutagatifu Padiri Pio. Ni urugendo rw'iminota 50 gusa. Ni urugendo rwanyibukije urwo kuva i Butare ugana Nyaruguru, aha ndavuga kwa nyina wa Jambo Kibeho. Amakorosi ni menshi. Ikiganiro ndi kubagezaho ndagira ngo mbabwire ko ari ikiganiro rusange, kuko nahavuye maze kwategura ibiganiro birenga 10. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro ni umwinjizo, kiravuga ibintu muri rusange, ariko nyuma y'ikino kiganiro nzagenda mvuga buri kantu ku kandi, ngabanyijemo ibiganiro bitandukanye kugira ngo mushobore gucengerwa n'uyu mutagatifu. Abazabishobora mwikure ibyanyu, maze muze muhasure muhakure ingabire zitandukanye. Ubu noneho twinjiye mu mujyi wa San Giovanni Rotondo, aho tuza gusanga bamwe bari kuvuga ishapure, ndetse hakaza kubona umuhango wo gushengerera. Iyi kiliziya rero ya Mutagatifu Padiri Pio irimo ibice bibiri. Nk'uko mubona ibumoso bwanyu hari kiliziya ntoya ari nayo ishaje, ari nayo Mutagatifu Padiri Pio yakoresheje. Indi yo haruguru ni nshyashya. Hari kandi n'ibitaro binini cyane bya Padiri Pio. Ibitaro mubona ari w'ishusho ye nini
ibi ni ibitaro ubwe yashinze yatangije ubwe. Padiri Pio yari umwe mu bafureri batoya b'abakapucini. Umuhango wo gushengerera nibo twabasanzemo. Ni nijoro ahagana mu masaa 3, ariko abakristu baraza iteka muri iryo joro gutura rozari ntagatifu ndetse n'umuhango wo gushengerera. Bukeye bwaho twongeye tubyuka mu rukerera, noneho tujya gusura ingoro nyirizina nshyashya yubatswe muri iyi myaka ya vuba. Nk'uko muyibona ni ingoro y'agatangaza. Ni kiliziya mu by'ukuri muri iyi mbuga muri kubona. Munsi ntabwo ari imbuga gusa, murabona ko turi ku musozi. Munsi harimo andi mazu, indi kiliziya yo muri kave hasi ari nayo irimo umubiri wa Padre Pio. Gusa turabanza tunyaruke tubereke kiliziya nini hejuru, tubereke hejuru ahasomerwa misa rusange. Ni ukuvuga ko za ngoro ebyiri ahandi kubereka niho umubiri wa Padre Pio uri. Turinjira mu by'ukuri muri iyi kiliziya nahoze mbereka mubona ndende. Ni ukuvuga ngo za kiliziya ebyiri naberetse haruguru nizo ishaje, niyo Padre Pio yakoreyemo ubutumwa. Nyuma aho bakwiriye mwabonye y'iburyo nayo abakristo bamaze kwitanga bikabije, biyemeza abafurere gufata amafaranga batangaga maze bubaka ingoro nziza. Dore niyi twinjiyemo wagira ngo yewe iruta na stade kure, mushobora kuba muzi. Ni kiliziya ngari cyane. Noneho umwubatsi buryo yayubatse, nimurebe izo nkingi namwe ziyirimo, inkingi z'agatangaza. Nyuma yaho rero twiyemeje kumanuka kiliziya. Twamanutse turi kumanuka hasi kugira ngo tujye noneho muri kave ahari umubiri wa mutagatifu Padiri Pio. Kimwe n'abandi bakristu turabakurikira, ariko haragoye. Hasi harimo ibyumba bitandukanye, harimo ingoro zitandukanye. Ni kiliziya ihenze. Aho mafaranga yagiye kuri iyi nyubako ngo ntushobora no kuyabara ngo yasoze, kuko abakristu batanze amafaranga menshi. Reba noneho indi kave nanone yindi hasi. Ariko igitangaje ni kimwe, iyi kiliziya mu mpande ni amazahabu gusa. Reba izo mozayike, sinzi ukuntu mozayike nazivuga, ariko iri muri kubona iruhande ni amabuye y'agaciro. Ni kiliziya ihenze cyane. Nk'uko twagiye tubibona mu zindi kiliziya, uko utambuka niko kamera hejuru ziba zikwitegereza kugira ngo yenda hataza kuba ikibazo. Ndebera amashusho mutagira ngo ni ugushanya. Ibi ntabwo ari ibishushanyo, ni amabuye y'agaciro yakoreshejwe kugira ngo haboneke aya mashusho y'agatangaza. Abandi barancaho buhoro buhoro, njye bitewe ko ngomba gufata amashusho ndatambuka buke buke. Ni kiliziya ariko yo hasi yo muri kave nababwiye, iyo witegereje rwose ni ndende, ni ngari. Kugira ngo uyirangize kuyigenda ntibyoroshye, bisaba kuba ufite agatege, ariko nyine imbaraga zikomoka kuri uyu mutagatifu ziba zihari. Mutagatifu Padiri Pio turi kujya gusura, tuyibutse ko yagize ingabire guhabwa bya bikomere bya Yezu Kristo. Tuzabigaruka mu kiganiro yahawe ibikomere bya Yezu Kristo. Hari benshi bamwiyambaje barakira cyane, ushobora nawe kubisoma yaba kuri mbuga nkoranyambaga, ariko yahawe ingabire yo kuba koko intumwa y'Imana y'ukuri. Ahabwa ibyo bikomere ku buryo abantu benshi bamutangariye. Twagize n'amahirwe yo guhura ndetse na bamwe mu bakristo bamubonye, ubu ngo barakuze ariko bamubonye bakiri bato, baganira nawe. Yari umupadiri wikishije bugufi, utuje, uhora mu isengesho, ukunda isakramento rya penitensiya. Ubu noneho tugiye gukata ibumoso twerekeze ahari ingoro nyirizina. Nababwiye ko harimo ibyumba byinshi muri kave. Iyi ngoro noneho tugiye kwinjiramo niyirimo umubiri wa mutagatifu Padre Pio. Haba hejuru haba mu mpande ni amazahabu gusa. Ni kiliziya, ni ingoro ihenze. Kuva navuka n'ubwa mbere nabonye kiliziya ihenze cyane. Umubiri rero nguyu tuwugezeho, abakristo barahari, barasenga, baramwiyambaza. Abandi barafata amashusho kuzashyira bene wabo cyangwa se ngo bayaboherereze, maze bashobore kwamamaza ibyiza biri muri iyi ngoro. Uyu mubiri wa Padre Pio iyo bigeze mu gihe cy'imvura, icyo bita hiver, mu gihe cy'ubukonje, bawujyana muri ya kiliziya yo haruguru twatangiriyeho.
ni ukuvuga ngo ari mu isanduku ikomeye ihenze cyane. Urabona ko hano hameze nk'agashaperi kari mu yindi shaperi. Rero iyi sanduku barayiterura bakayijyana ruguru, dore ko ari nawo yahoze mbere y'uko bubaka iyi kiliziya yubatswe vuba ahangaha. Ni kiliziya itatse bavandimwe, ni kiliziya ikungahaye cyane. Mutagatifu Padiri Pio, sabira abantu b'isi yose abemera ubuvunyi bwawe ku Mana, ubatabare cyane cyane wowe wagize ibikomere bya Kristo ku mubiri wawe, ukagira ububabare nk'ubwe, ukamwishushanya wese. Tabara imbaga yawe iri mu kaga muri iyi si mu bihe bitandukanye. Mutagatifu Padiri Pio, udusabire. Kugeza ubu tubibutse ko kugira ngo umuntu ashyirwe mu rwego rw'abatagatifu haba hagomba ubuhamya bukomeye, ndetse by'umwihariko ubwo buhamya ariko bugaherekezwa n'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo bumwe mu buhamya kuri Padiri Pio bwamuranze ni ugukunda isakaramento rya penetensiya. Ni ukuvuga ngo hari aho tuzabereka mu bindi biganiro aho yagiye atangira penetensiya akagumamo mpaka kugeza igihe abantu bose baturukaga imihanda yose baje kureba uwo mupadiri. Yari afite ijambo ryomora imitima, rikiza kandi risana abahungabanye. Yaranzwe ngo no gusenga cyane, agakiza abarwayi. Nk'uko mubibona rero, twatangiye gusura aho yari ari. Dore ikanzu ye, dore ibikoresho bye bimwe na bimwe yakoreshaga, dore ibitabo yasomaga yifashisha gutegura n'inyigisho z'abakristo, dore inkweto yambaraga n'ibindi bikoresho nk'amasaha n'ibindi yambaraga, dore uburiri bwe n'ubu mwitegereza, nabwo tuzabukoraho ikiganiro kwabwo. Twahise rero dusubira i Roma vuba vuba kugira ngo twegeranye ibyo twari tumaze kubona. Igihe cyatubanye gito cyane, twiyemeza kuzasubirayo noneho dufite umwanya munini, hafi nk'iminsi 5, kuko ibintu biri kuri uyu musozi muri kubona biratangaje. Ni ibintu byinshi ku buryo kubivuga utabisoza. Ntabwo byari byoroshye, ariko imbaraga z'uyu mutagatifu zirahari, kuko usanga abantu benshi bahuye baturutse imihanda yose. Tubibutse ko akenshi yenda Mutagatifu Padiri Pio ataramenyekana cyane, navuga ko muri Afurika ataramenyekana cyane nko ku rwego rw'Uburayi, ariko buri nzu hano winjiyemo ku nzira hose umukristo aravuga Padiri Pio, ukibaza ibyo ari byo. Nyamara buhoro buhoro ni umutagatifu winjiye mu buzima bw'abakristo. Ni ngombwa ko rero dusubira i Roma. Tugomba kugerayo uko biri kose. Inzira ni ndende, turi kugenda dukora ndetse kuri mashine twegeranye ibyo twahakuye. Urugendo ni rurerure, rurakomeje, ariko dusubiye mu murwa mutagatifu wa Petero i Roma. Turabararikira kuzakurikira ibiganiro twateguriye hariya buhoro buhoro kugira ngo mumenye Mutagatifu Padiri Pio. Turabasaba gusangiza abandi ibingibi. Niba wemera ko uri umukristo w'ukuri, iyo urebye ijambo ry'Imana cyangwa se ibyerekeye iby'Imana ukabigumana ukanga kubisangiza abandi, umenye ko ntabwo ubaye umwogezabutumwa. Ikiza wabaza ugasobanuza bikorwa gute muri kino gihe turimo cy'ikoranabuhanga. Ni gute iyogezabutumwa riri gukorwa? Niba rero utabizi, sobanuza ubikore, ariko niba wakira ubutumwa nk'ubu ubusangiza abandi, ubugeze ku bandi binyuze ku buvunyi bwa Mutagatifu Padiri Pio. Ushobora byose nabo nk'umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Padiri Dominique Mondere, San Giovanni Rotondo mu Butaliyani.